reka mbifurize kugira umugoroba w'umugisha, umugoroba urimo ibyiza gusa. Ndagira ngo amakuru yakomeje kugenda atangazwa n'amadrone yakomeje kugenda agabwa muri za Masisi. Ni igitero cyakomeje kugenda kigabwa na za drone, ariko kandi kikaba igitero kitigeze kishimisha by'umwihariko FC M23. Ni nyuma yuko amakuru akomeza kugenda atangazwa, arakomeza kugenda agaragaza ko FC M23 yakomeje kugenda mu by'ukuri yicirwa zimwe mu ngabo zayo. Abagera kuri 300 mu basirikare ba M23 bamaze kuba bagarikwa hasi cyangwa se bamaze kuba bakicwa. Mu bitero byakomeje kugenda bigabwa n'amadrone muri za Rubaya ndetse na Masisi, arakomeza kugenda hagaragazwa ko ku kibuga cya Goma, ariko kandi hakomeje kugenda hanyuzwa bimwe mu bisasu cyangwa se zimwe muri drone zakomeza kugenda zigaba ibitero. Ariko kandi iki gitero ngira ngo turebere hamwe cyakomeje kugenda kigaragara mu by'ukuri inkuru mbi iteye ubwoba cyane kubikomeza kugenda bitangazwa n'amakuru yamaze kuba yakemezwa na FC M23. Bigaragazwa ko abagera kuri 300 bamaze kuba bakicwa, bose bakaba bagaritswe hasi n'ibitero byakozwe na za drone muri Masisi ndetse na Rubaya. Amakuru akomeza kugenda agaragazwa nuko ari ambushi yakomeje kugenda ikorwa. Ni ambushi yahere mu gitondo ikaba igeje muri uyu mugoroba, ariko kandi bamwe mu basirikare ba FC M23 bamaze kuba bakicwa. Ingabo zigera kuri 300 zose zikaba zimaze kuba zabikwa ubuzima bwazo. Ndagira ngo kuri iki gitero cyakomeje kugenda kikorwa na za drone, ariko kandi ukabona ko leta ya Kinshasa yakomeje kugenda igaragaza mu by'ukuri umurindi w'intambara nyuma yuko abasirikare bagera kuri 300 bamaze kuba babikwa muri M23. Intare za Sarambwe zirakomeza kugenda zigaragaza ko abagera kuri 300 bose bamaze kuba bagarikwa hasi. Ndagira ngo turebe ese iki gitero cyari gifite imbaraga zingana gute kugeza nubwo FCM 21. Ndagira ngo mumaze iminsi mubona amakuru akomeza kugenda agaragazwa ko FDRL yamaze kuba yakicirwa abagera kuri 2 bakomeye cyane ba general, ariko kandi FDRL yakomeje kugenda ikomeza umurindi ikavuga ko igiye kuba yagaba ibitero bikomeye cyane byakomeza kugenda bikorwa n'amadrone muri za Rubaya ndetse na Masisi. Urakomeza kugenda ubona ko ari intambara yakomeje kugenda igwanwa kuva mu gitondo kugeza muri iri joro. Ariko kandi ndagira ngo turebe ese bimeze gute ku mirongo y'urugamba ibikomeza kugenda bivayo. Ariko ndagira ngo na makuru amaze kuba yatangazwa, FCM 23 imaze gutangaza ko mu by'ukuri abagera kuri 300 b'abasirikare b'abasoda babo bamaze kuba bakicwa muri uyu mugoroba. Nibwo kandi amakuru aje kuba yatangazwa. FDR nayo mu bitero byakomeje kugenda bikorwa na za drone irakomeza kugenda igaragaza ko yaburiyemo abasirikare bayo bagera kuri 415. Ni igitero cyari gikomeye cyane, ni igitero cyakomeje kugenda kiburiramo ingabo nyinshi cyane, ni igitero navuga ko ari igitero cyari gikomeye cyane, ni igitero cyakomeje kugenda gikorwa n'amadrone yakomeza kugenda arasa ibibatsi by'imiriro, ariko kandi akarasa n'abantu mu by'ukuri batwaye izi drone. Nakomeza kugenda mbona mu masaha saa sita gutyo muri za Rubaya ndetse na Masisi, wakomeza kugenda ubona ko umurindi w'umuriro wakomeza kugenda wakukubita ibisasu bikagenda bibomborana abaturage, niko kandi mu by'ukuri bagenda bakwira imishwaro. Ariko si cyo tugiye kuba twareba, tugiye kuba twareba ese mu by'ukuri FCM 23 nkuko byakomeje kugira bitangazwa abasoda bagera kuri 301 ngo bamaze kuba bagarikwa bakicirwa mu bitero byagabwe mu gitondo, ndetse kandi bikaba bimaze kuba byatangazwa kuri isaha y'umugoroba. Nibwo amakuru aje kuba yatugeraho akomeza kugenda agaragaza ko muri za Rubaya ndetse na Masisi FCM 23 yakomeje kugera mu by'ukuri ikubitwa amabombe, ariko kandi mu by'ukuri igakomeza kugenda ikaraswa imigenda. Ariko nyuma yo kuraswa imigenda abasirikare bagera kuri 301 bakaba bamaze kuba mu by'ukuri ngo bagarikwa cyangwa se bakaba bamaze kuba bakicwa. Yego rwose ni amakuru akomeza kugera mu by'ukuri atugeraho aturuka muri za Masisi ndetse na Warikare Goma. Ubwo ngubwo birakomeza kugenda bitangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikomeza kugenda bibika ubuzima bwa Cornail Nanga. Cornail Nanga ibivugwa ko yaba yiciwe mu gitero cyakomeje kugenda kigabwa n'amadrone. Ibingibi byose ndagira ngo mu by'ukuri turebe ese nibyo cyangwa ni ya makuru y'ibihuha akomeza kugenda atangazwa na FCM 23. Nibikomeza kugenda bitangazwa ko Cornail Nanga yaba yiciwe mu gitero cyakomeje kugenda kikorwa na FDRL, ariko bikaza kuba ngo byarangira mu basirikare bagera muri 301 wa 301 cyangwa se mu by'ukuri urenga kuri 300 akaba ari Cornail Nanga mu bikomeza kugenda bitangazwa. Ariko amakuru akomeza kugenda mu by'ukuri atangazwa dukesha ikinyamakuru cya FCM 23 cyanditse ko abagera kuri 300 bishwe, ariko uyu mwe nandi makuru akomeza kugenda atangazwa agaragaza ko witwa Cornail Nanga yaba yamaze kuba yahenuka cyangwa se yaba yiciwe mu bitero byakomeje kugenda bikorwa na za drone.
ni drone mu by'ukuri wabonye ko zari zifite umuvumba n'amasasu aremereye cyane, ni drone zakomeza kugenda zikubita ibisasu biremereye cyane, ni drone navuga ko FDRL yakomeje kugenda igaba igitero kiremereye cyane, n'igitero cyari kiremereye cyane kuko nuza kuba wareba FDRL nyuma yo kwicirwa abagera kuri babiri b'abasoda bakomeye cyane, nayo iza kuba yagaragaza umushinya ndetse kandi igaragaza ko igiye kuba yakora operation y'urugamba ku mirongo y'urugamba. Amakuru akomeza kugenda avayo nkuko kandi dukomeza kugenda tubikesha ibitangazamakuru byakomeje kugenda byandika, harimo n'ikinyamakuru cya M23 gikorera muri za Masisi ndetse na Rubaya cyakomeje kugenda cyandika inkuru kibika abasirikare bagera kuri 301. Ariko kandi andi makuru dukomeza kugenda dukesha mu by'ukuri FDRL nyuma yo kwandika ubutumwa ariko ikongera kubusiba, irakomeza kugenda igaragaza ko yakoze igitero cya drone, akaba ari igitero ngo cyahitanye umukuru wa M23 Cornail Nanga. Ariko nuza kuba wareba kuri uyu mugoroba amakuru akomeza kugenda atangazwa ni menshi, birakomeza kugenda byumvikana ko agiriwe ku rugamba. Nuza kuba wamanuka muri za Asake ndetse na Gongo, uraza kuba wasanga M23 yakomeje kugenda igaragaza ko yakomeje kugenda igabwaho ibitero byakomeza kugenda bikorwa n'amadrone. Ariko kandi ngo uza kuba wareba muri za Warikare, Gongo ndetse na Asake iminara yaremaze kuba yakupka cyangwa se itumanaho ryamaze kuba ryakurwaho. Ibyakomeje kugenda byumvikana nuko urugamba rwaje kuba rwakorerwa ahantu cyangwa se iyi operation y'urugamba rwabaye kuri iyi tariki. Mu by'ukuri uraza kuba wabona ko ari urugamba rwakomeje kugenda rukorwa mu by'ukuri hatari itumanaho cyangwa se internet yaremaze kuba yakupka cyangwa se ngo yavanwaho. N'amakuru akomeza kugenda atangazwa, ariko kandi mu bindi bitero byakomeje kugenda bikorwa na za drone, ariko bikumvikana ko nyuma y'ibi bitero ko byakomeje kugenda bigwamo abasirikare bahambaye cyane, n'abasirikare benshi. Navuga ko uyu munsi ni umunsi utarusanzwe ku rugamba, ni umunsi mu by'ukuri uzakomeza kugenda wandikwa mu mateka, kuko nuza kuba wareba ku ruhande rwa FDRL, Wazalendo ndetse na leta Kinshasa barakomeza kugenda babika abasirikare. Ariko kandi ntabwo turi buze ko mu by'ukuri twakirangiza kubikomeza kugenda bivuga ko Cornail Nanga Major yaba yitabye Imana. Ariko kandi ibi ngibi byose nibikomeza kugenda bitangazwa, reka twibaze ko byaba ari ibihuha cyangwa se ari mu byo kuba mu by'ukuri bakikoma mu ntamatama cyangwa se basa nk'abihorera ku munwa, kubera ko mu by'ukuri bikomeza kugenda bivuga za Muyumba. Birakomeza kugera byumvikana ko abasirikare ba FDRL bakomeje kugenda bicwa, ndetse muri abo basirikare bishwa rabikwamo abasirikare bagera kuri babiri b'abajenerali bakomeye cyane. FDRL mu by'ukuri ikaba irimo kubika umukuru wa M23 Cornail Nanga. N'amakuru ari gutangazwa kuri aka kanya, ariko reka twibaze ese ibi bitero byakomeje kugenda bikorwa na madrone muri za Rubaya ndetse na Masisi, Gongo, Wasake ndetse na Warikare, byumvikana ko iminara yamaze kuba yakurwaho. Ibi ngibi byaba ari byo cyangwa nibikomeza kugenda bitangazwa nk'ibihuha n'ibinyoma byatangajwe na FDRL. N'amakuru ari kugomeza kugenda atangazwa, ariko kandi ibyo nemeza neza mpagaze ijana ku ijana byakomeje kugenda bitangazwa nuko hari abasirikare ba M23 bakomeje kugenda bagwa mu bitero na operation byakomeje kugenda bikorwa na FDRL na leta ya Kinshasa. Ibi ngibi kandi byose nibyakomeje kugenda bitangazwa. Reka rero tureba mu by'ukuri ese nyuma y'ibitangazwa cyangwa se bivuga ko Cornail Nanga yaba yaguye mu bitero byakomeje kugenda